Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri wera, tugushimiye ko utajya uhinduka, tugushimiye uburinzi bwawe, icyubahiro ni icyawe. Mwami, tugeze imbere yawe duciye bugufi kugira ngo tweze tuboneze rwose. Twararebye turacumura, twaratekereje turacumura, Mwami twaravuze turacumura, ariko duciye bugufi kugira ngo tweshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Kimara kutubabarira ngo inubane natwe muri mwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere ijambo ryawe ritubere impamba muri urugendo kandi rigera aho ridukura naho ritugeza. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, duhagaritse ibyakiberanya, tubitaye mu nyanja yo kwibagirana, dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe, ubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tugikomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 13. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nyamara niba musohoza amategeko y'umwami wacu nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, muba mukoze neza. Ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha, mutsinzwe n'amategeko y'uko mwacumuye. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe, aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba ucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Nyamara imbabazi ziruta urubanza, zikarwishima hejuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nyamara niba musohoza amategeko y'umwami wacu nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, muba mukoze neza. Bene data, ijambo ry'Imana ridushishikariza gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Abafarisayo babajije Yesu, bamubaza amategeko aruta ayandi. Yesu arangije arababwira ngo ni 2: ukunde Imana, ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iryo ni irya mbere. Arababwira ati irya kabiri rimeze nkaryo, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuri birakwiye ko dukunda Imana mbere na mbere, tugakunda Imana tukayigira iya mbere, ariko twarangiza tugakunda na bagenzi bacu, tugakunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Kuko gukunda mugenzi we nk'uko yikunda aba akoze neza, kuko nicyo Imana idushaka. Mureke dukundane kandi dukunde abantu bose. Dutegetswe no gukunda abanzi bacu. Muri iki gihe hari ikibazo gikomeye, umuntu ujya kumva arakubwiye ngo uyu muntu ntago mwiyumvamo, uyu muntu amaraso yanjye numva adahura naye. Ariko bene data, Imana ijya itubabarira, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ukunda mugenzi we nk'uko yikunda aba akoze neza, kuko n'itegeko ry'Imana Imana yaduhaye. Nimureke rero dukundane nk'uko twikunda, dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda, kuko ni ukuri nitubikora neza Imana izanezerwa. Ngo ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha. Bene data, ntimugakunde abantu murobanuye ku butoni, ntimugakunde abantu hagize ibyo mugenderaho. Abantu bose ni abantu b'Imana, bakwiye gukundwa, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mutegetswe no gukunda abanzi banyu. Umuntu wese tugomba kumukunda tutarobanuye ku butoni, ntacyo turebeyeho, ntacyo tugendeyeho. Umuntu wese tugomba kumukunda, ni itegeko ry'Imana. Kuko udakunda mugenzi we, urobanura ku butoni, uwicamwe ibice, uwitandukanya n'abandi,
abakoze icyaha. Nimureke rero dukore ibyo Imana ishaka, dukundane kandi Imana izatugirira neza. Twirinde rero urwango rwo mu mutima, twirinde inzika, twirinde ikintu cyose cyatuma Imana itatunezererwa. Ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Bene data, umuntu witondera amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe ngo aba yacumuyeho yose. Ibaze kuba ibintu byose warabyitwararitse, ukora ibyo Imana ishaka, ariko ikintu kimwe akaba aricyo kizakubuza ijuru. Kudakunda mugenzi wawe akaba aricyo kikubuza ijuru. Cyangwa wenda ingeso yakunaniye imwe, ibindi byose ubyubahiriza, akaba ariyo ituma utabona ijuru. Byaba bibabaje. Muririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo waba wararuhikiye wa musi utabonye Yesu. Ariko bene data munkurikiranye, ndabifuriza yuko namwe muzabona Yesu, ndabifuriza ko muzaba mu gitaramo cy'abera, ndabifuriza ko muzaba mu ijoro ry'amahoro. Nimureke tubiharanire, biharanire nanjye mbiharanire, twitwararike amategeko yose. Ntituvuge ngo iki ngiki ngikoze kiroroheje, twibonye ko ibyaha byose imbere y'Imana birangana. Kuko ngo wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ngo ntukice. Imana itugirire neza. Wavuze ngo ntugasambane, niwe wavuze ngo ntukice, niwe wavuze ngo ntukabeshye, niwe wavuze ngo ntukifuze iby'abandi. Nucumura rero kuri rimwe, nusitara kuri rimwe, ubu yasitayeho yose. Imana itugirire neza kandi dufashe cyane. Ngo nuko rero nudasambana ariko ukica, ucumuye amategeko yose. Mwene data, nudasambana ariko ukica, ucumuye ku mategeko yose. Nudasambana ariko ukabeshya, ucumuye ku mategeko yose. Nudasambana ariko ukifuza iby'abandi, ucumuye ku mategeko yose. Birakwiye ko witwararika, nanjye nkitwararika. Birakwiye ko twirinda icyaha n'igisa nacyo. Birakwiye ko twirinda ikibi cyose, kuko ibyaha byose imbere y'Imana birangana. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke twirinde kandi tube maso. Muri iyi minsi hariho strategy nyinshi za Satani, ariko twebwe nk'abana b'abantu ntitubasha kubireba, ntitubasha kubikurura ngo tubibone. Iterambere muri iyi minsi riteje ibibazo, bitwaye benshi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo ni ukuri buri wese uko ashoboye yirinde. Buri wese uko abishoboye niyirinde kandi abe maso, yegere Imana kugira ngo Imana ituyobore inzira tugomba gucamo muri ibi bihe. Tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu gihe abantu benshi bari kugendera mu gihururu, abantu benshi bari kugendera muri kirabaye, abantu benshi batwawe n'ibidafite umumaro. Ariko ndabinginga mwege munkurikiranye kugira ngo mube maso, mwirinde rwose, kuko wavuze ngo ntugasambane, niwe wavuze ngo ntukice. Wavuze ngo ntukice, niwe wavuze ngo ntukabeshye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mube maso, musenge ubudasiba, mwegere Imana kurushaho kugira ngo ibayobore inzira, nanjye nyegere kugira ngo inyobore inzira, kuko ni Imana dushakaho. Imana ikomeze twiteho kandi duhe imbaraga. Ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwaho urubanza n'amategeko atera umudendezo. Tuvuge mu byo tuvuga, mu byo dukora, tubikore nk'abazacirwaho urubanza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byose tuzabibazwa, buri kintu cyose tuzakibazwa. Niyo mpamvu tudakwiye kuvuga ibidafite umumaro, kuko ibyo nabyo tuzabibazwa. Niyo mpamvu tudakwiye kuvuga amagambo y'amanjwe, amagambo y'ubupfapfa, amagambo yo gusebanya. Ibyo byose tuzabibazwa. Tuvuge iby'ubwenge, tubwire abantu amagambo abahumuriza, tubwire abantu amagambo abakomeza, tugire abantu inama, tubabwire ibyiza, tureke kuvuga ibibi, tureke kubwira abandi amagambo mabi,
tureke kubwira abandi amagambo bakomeretsa, kuko nyuma y'aha hari urubanza. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muvuge kandi mukore nk'abazacirwaho urubanza, muvuge ibitunganye, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ni ukuri ndanezerwa. Ni Imana yabivugaga, Imana iranezerwa iyo turi kuvuga ibitunganye. Nimureke tuvuge ibitunganye, dukore ibitunganye, kuko hari urubanza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore byiza, ukore ibitunganye, wirinde ikibi n'igisa nacyo. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo twigendera mu kigare, ngo tubone abantu tuvuge ngo bako babikora, abako bitwara gutya. Buri muntu ni ku giti cye. Rinda izamu ryawe, rinda izamu ryawe mwene data. Winyura mu nzira ngari, nyura mu nzira ifunganye, kuko nijyana ku bugingo. Inzira ngari ijyana kurimbuka, ariko inzira ifunganye ijyana ku bugingo. Nyura mu nzira ifunganye, wirinde kugendera mu kigare, wirinde kugendera muri kirabaye, kuko buri muntu wese azabazwa ibye. Buri wese azikorera uwe mutwaro, buri wese azahimbirwa ibyo yakoze. Kandi reka mbabwire, hari ingororano. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Nimureke dukore ibyiza, tureke gukora ibibi, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, yatugeneye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ndabinginga mureke dukore ibyiza, twirinde ikibi n'igisa nacyo. Imana ibiteho kandi ikomeze ibaganirize, ngo kuko utagira imbabazi atazazigirirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Bene data, utagira imbabazi nawe ntago azababarirwa. Kubabarira bijya birushya abantu, bijya bigora abantu, ariko ndagira ngo mbwire umuntu nkurikiranye, niba hari umuntu wakugiriye nabi, niba hari umuntu waguhemukiye, niba hari umuntu wagukoreye ikintu kitari cyiza, ndagira ngo nkwinginge kugira ngo mubabarire. Mubabarire, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo utagira imbabazi nawe ntazababarirwa. Mubabarire, ngo mwene so nagucumuraho, ngo agahindukira ngo akavuga ngo ndihannye, ngo umubabarire. Mubabarire, umubabarire, kuko kubabarira bituma umuntu abohoka mu mutima. Kubabarira bituma umuntu abona amahoro yo mu mutima. Kubabarira bituma ugubwa neza mu mutima, kandi bigatuma ubohora ubugingo bwawe. N'ubabariye nawe ukabohora ubugingo bwe. Bene data, nk'abakristo, nk'abantu bamenye Imana, dukwiye kubabarira. Saba Imana imbaraga iguhe kubabarira uwo muntu wananiwe kubabarira, iguhe kubabarira uwo muntu uhora utekerezaho, uwo muntu ufitiye inzika. Imana niyo iguhe kumubabarira. Kandi n'umuntu uri kunyumva, wakoreye umuntu ikibi, wahemukiye umuntu, ndagira nkubwire ngo nawe ca bugufi, usabe imbabazi uwo wagiriye nabi, wiyunge nawe, ubundi nurangiza usabe n'Imana imbabazi, kugira ngo ubohore ubugingo bwawe, nawe abohore ubugingo bwe, kuko nicyo Imana idushaka. Kuko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo turi mu rugendo. Aha mu isi turacumbitse, aha mu isi ntago ari iwacu. Iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo niba bishoboka, kurwanya uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Mubane n'abantu bose amahoro, kandi mwezwe, mukiranuke, kuko ntawe uzi umunsi n'igihe. Abantu benshi bari gutungurwa. Niyo mpamvu ninginga umuntu nkurikiranye kugira ngo mureke dukore ibyiza, tugire urukundo, kandi dukunde abantu bose tutarobanuye ku butoni, kandi twitwararike, twirinde, kandi tube maso, kuko tutazi umunsi n'igihe. Imana ikomeze ibiteho kandi bamere umugisha, ikomeze ibaganirize, buri wese uko akeneye Imana yibone. Ntabwo nagenda ntabwo umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Igihe ni iki kugira ngo mwakire. Muri isi turi abashyitsi, isi ntabwo tuzayigumamo. Uyu munsi ni wo munsi wawe, ejo ntuhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Yesu Kristo, akubere umujyanama, akubere inshuti, akubere umuyobozi, kandi umenye ko muri Kristo niho tubonera ubugingo.
niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire, agukure mu gitabo cyo kurimbuka akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo uzicuza kugendana na Kristo, ntabwo uzicuza kumukurikira, kuko kugendana nawe ni amahitamo meza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uzumusange, aguha amahoro atanga, aguha umunezero atanga. Imana itugirire neza, Imana ikomeze ibamere umugisha, kandi Mwuka Wera akomeze abaganiriza iri jambo cyane. Reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo dukunda, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tugushimye kubwira ijambo ryiza. Mwami Imana, ijambo ryawe riratubwiye ngo niba dukunda bagenzi bacu birakunezeza, kandi rikomeje ritubwira ngo nidusitara ku itegeko rimwe tuba tuyasitayeho yose. Duhe kwirinda, duhe kuba maso, duhe gukiranuka muri byose. Abankurikiranye ndabasengeye, biteho, ubahe kugira urukundo, ubahe gukunda abantu bose batarobanuye ku butoni. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe nizibagote, ukora kwawe kubaganze, ubahe kugira imbabazi, ubarinde inzika. Oh haleluya, kuko kubabarira birakiza, kubabarira birabohora. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wari unaniwe kubabarira umuhe imbaraga. Biteho, bagirire neza, barwana intambara bazi nizo batazi, barindira ubugingo kuko aribwo buzakubona. Abarwaye bakize mu izina rya Yesu Kristo, bafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho Mwami, aho baragukeneye begere. Oh haleluya, buri wese uko agukeneye akubone. Mwami Imana, turabasengeye, biteho cyane. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Batarakumenya ubahe kukumenya, badahinduka ubahindure, batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Mana, dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho, bagirire neza, kandi ubaremere igitangaza nk'uko wiyeretse Rebeka ukamuha abana b'impanga. Mana, ndakwinginze nabo Mwami ubaremere igitangaza. Urakoze Mwami, urakoze ko abanye natwe muri uyu mwanya. Cyubahiro ni icyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha, kandi ikomeze ibiteho, ibagirire neza, buri wese uko ayikeneye imwiyereke, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.